Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza, nizere ko aho uri hose ukomeje kugubwa neza. Iyi ni TSG Online TV, ni ibisanzwe kabisa tuba twabateguriye ya makuru agezweho ibiri kuba hirya no hino, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni ibisanzwe murabizi, ubundi tukagufasha kuba uriho ufite amakuru kandi yizewe. Cyo usabwa nkubwira gusa nta kindi no kwinjira mu muryango wacu. Winjiramo gute? No gukora subscribe kuri TSG Online TV, ubundi ukajya ugerwaho n'amakuru agezweho kandi ukayagezwaho ku gihe. Uyu munsi rero inkuru nkuzaniye ni ibintu bidasanzwe kabisa. N'abaturage bo mu ntara y'Iburengerazuba, n'abaturage bo mu mudugudu wa Kajebeshi, ni mu kagari Karega, ni umurenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu, bemeza ko babangamiwe cyane ndetse n'ikibazo bagaragaje bavuga ko kibabangamiye cyane, ndetse basaba n'ubufasha bwihuse kubera inzu yubatswe, inzu yubakirwa gutunganyirizwamo ibirete, ariko ngo imaze gusaza kubera kutayikoreramo, ku buryo ngo imaze guhinduka indiri y'aho basambanira ndetse n'ahakorerwa urugomo rutandukanye. Urumva abaturage baragaragaza ikibazo iyi nzu iri kubateza, kubera ko amambere yari yarubatswe kugira tunganyirizwemo ibirete, ariko ubu ngo iri gukorerwamo ubusambanyi ndetse n'ibindi bikorwa by'urugomo. Abantu bayihinduye lodge kabisa. Abaturage baganiriye na televiziyo yaha mu Rwanda BTN TV, bemeza ko iyi nzu yubakiwe gutunganyirizwamo ibireti, ariko ngo ubu imaze imyaka isaga 5 idakorerwamo, ku buryo yashaje cyane ndetse ikaba yarahindutse indiri y'urugomo ndetse n'ubusambanyi. Aba baturage rero bavuga ko batewe impungenge n'ibikorwa bikorerwa muri iyo nyubako, harimo n'igihe bumva abasore barimo kurwaniramo n'indaya zitandukanye baba basambaniyemo, bakanga kubishyura, rimwe na rimwe ugasanga barayirwaniyemo, ndetse bakavuga ko hari n'igihe, ikintu kibabaje nabonye nuko bavuze ko hari n'igihe babonamo abana b'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka 16 bajyanwe muri iyo nyubako. Kandi iyo nyubako nk'uko mwabyumvise ni inyubako ikorerwamo ibyo bintu by'ubusambanyi, bivuze ko n'abana babagiye kuhasambanyirizwa. Abana b'imyaka 16, ikintu gihangayikishije igihugu ndetse na sosiyete muri rusange, kubera ko mu bihe bya vuba bishize raporo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yagaragaje ko intara y'Iburasirazuba ariyo ifite umubare munini w'abana basambanyijwe mu myaka 3 ishize, mu gihe intara y'Amajyaruguru ari ifite umubare muke. Muri iyo raporo yatangajwe na Dr Thierry Murangira, uyu ni umuvugizi wa RIB, yagaragaje imibare y'abana basambanyijwe mu myaka 3 ishize, ni ukuvuga guhera muri 2019 kugeza muri 2021, aho intara y'Iburasirazuba iza kwisonga mu kugira umubare munini w'abana basambanyijwe. Mu magambo yavuze ko mu ntara zose z'u Rwanda no mu turere twose tw'u Rwanda ibi byaha bigaragaramo, ariko intara y'Iburasirazuba ikaza kwisonga n'abana 4,662, hagakurikiraho umujyi wa Kigali ufite umubare w'ibihumbi 2,337, amajyepfo ni 2,288, n'amajyaruguru 1,570, ndetse hakaza n'uburengerazuba 1,983 b'abana basambanywa bataruzuza imyaka y'ubukure. Akaba ari nayo mu burengerazuba, akaba ari naho ubu nyine duherereye, aho iyi nkuru yagiye ivugwa. Abaturage bavuga ko iyi nyubako yakoreshwa ibyo yari yubakiwe cyangwa igasenywa, aho gukomeza guteza umutekano muke muri ako gace. Birumvikana niba inyubako yarubakiwe gutunganyirizwamo ibyo birete, ariko bikaba bitagitunganyirizwamo, mwabyumvise ko hashize hafi imyaka 5 yose, gusa kubera gusaza kw'iyi nyubako ndetse nta n'ikintu gikorerwamo,
bayihinduye indiri y'urugomo ndetse n'indiri y'aho basambanira. Bavuga ko nyine bifuza ko iyi nyubako yakoreshwa ibyo yarubakiwe cyangwa se igasenywa bikagira inzira. Umugore umwe yagize ati kuba barayihashyize ntibayikoreremo biduteye impungenge nyinshi, kuko hari n'igihe nka nijoro ujya kumva abakobwa bari kurwaniramo n'abasore, cyangwa ubyutse kare ugiye kwihagarika ugasanga insoresore n'inkumi ziyivuyemo zarayemo ziri kuhasambanira. Urumva amaroji wapi, ni ukujya muri iyi nyubako. Akaba ariyo mpamvu abaturage bari gutabaza. Undi muturage we yavuze ko iyi nyubako yihishamo amabandi, ngo iriya nzu usanga iteza umutekano muke, bayikureho ko ntacyo ibamariye. Bakomeje bavuga ko hari n'abajura bahategera abantu bakabambura ibyabo, baboneraho gusaba ubuyobozi kuyikuraho cyangwa se kuyisana igakorerwamo ibyo yari yarubakiwe. Abaturage n'ibyo basaba ubuyobozi, babusaba ko yakuraho iyi nzu cyangwa se ikajya kuyisana kugira ngo ikorerwemo ibi bikorwa n'ubundi yari yarubakiwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jenda iyi nyubako iherereyemo, Ingabire Jean Claude, yavuze ko bagiye kuvugana n'ubuyobozi bwa Sopirwa yari kujya itunganyiriza ibireti muri iyi nyubako kugira ngo bafate umwanzuro w'icyo bakora. Yagize ati nibyo icyo kibazo barakimbwiye, narindi gutegura uko tuzavugana n'abayobozi ba Sopirwa kugira ngo turebe uko twagikemura, kuko nanjye icyo kibazo kimenye vuba, ariko mfite muri iki cyumweru kugira ngo tubivuganeho. Uyu muyobozi nawe yari yemeye ko iki kibazo koko gihari kandi ko yari akizi, gusa ko bagiye gukuraho iyo nzu kabisa. Abantu bahinduye loji, inzu abantu bahinduye aho basambanira ndetse n'urundi rugomo rutandukanye. Uyu muyobozi yavuze ko basanze ibivugwa n'abaturage ari byo, ndetse basaba Sopirwa gusana iyi nyubako igakorerwamo ibyo yubakiwe cyangwa igasenywa, aho gukomeza kuba indiri y'ubusambanyi n'urugomo ari byo, kandi ko bigomba gushyirwa mu bikorwa. Ngayo nguko rero ni inzu yagizwe indiri y'aho basambanira, ndetse ni mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Jenda. Mwabyumvise rero, ngayo nguko amakuru agezweho ndetse n'udushya tugenda tubera hirya no hino bagomba kutubagezaho gatanu ku kandi. Nge ndi Rugwiro Pacifique, iyi ni TSG Online TV. Nizere ko abantu b'Inyabihu muraza kutubwira muri comment ibyo bintu uko byifashe n'impamvu mufata inyubako yo gutunganyirizwamo ibireti mukayihindura amaroji.